Welcome guys to my YouTube channel. Hii ni Moses Tech Service. Ndi Moses nkuko bisanzwe. Nkaba nariyemeje kujya nza kubaganiriza hehe no kongera kwicwa n'irungu mpari. Never. Naje gutanga ikintu cyanzanye kuri ano social media naje gutanga ama content, naje guha abantu inkuru, naje guha abantu ibyo bavuga, nanjye mbona ibyo mvuga. Guys, uyu munsi rero hari ibintu maze iminsi mbona bitrending. Ese birakwiye ko abahanzi bashakanye bazana iby'imiryango yabo cyangwa umubano wabo kuri social media? Ndababajije nti birakwiye ko abantu bashakanye bazana ibibazo byabo muri social media? Ushobora kwibaza ati se nuko iki none mujene ati nuko iki Moses none atuzaniye ibi bintu kuri uyu munsi. Hari ibintu maze iminsi mbona bicyacara, ibintu bya Kimenyi Yves na Muyango na Keza Treska na DJ Briane ko byagenze gutya na gutya, ngo nuko ngo DJ Briane aragenda ngahita atwara umugore wa Kimenyi kwaje. Nanjye nkibaza ati ese ni gute umugore atwara undi mugore ku buryo umugabo afuhira uwo mugore wamutwariye umugore? Ubwo bituma nibaza nti ese mu buryo bumwe cyangwa ubundi Muyango ni umurezi BN? Niko niyebajije, ariko nta makuru mbifiteho, niyo mpamvu ntabihamya. Nanjye ndibaza, namwe nkababaza, imizi Muyango tuzi nk'umunyamakuru mwiza, akaba umwinfluencer mwiza, akaba yaranabaye Miss Popularity 2019, tutibagiwe ko ari n'umuhosta mwiza, yaba ari umulesbian? Munsubize muri comment guys, kugira ngo nanjye nunguke andi makuru. Rero ikintu nibazaga, birakwiye ko ibi bintu byakaje mu social media cyangwa Kimenyi n'abari abajene bandi ba Treska bakakwiye kujya mukura mu gikari cyabo bakagira ukuntu bisolving please, aho ubwabo ku giti cyabo bakishyirira amashusho hanze, ama audio bari kodinze kuri call, Kimenyi avuga uburyo ki atakizera umugore we, asiga akeka ko yamaye umurezi BN kuko DJ Brian yaramutwaye. Ati yewe niyo twashwanye nje nago nabasha kumuturisha, ariko Brian yaje niwe mbona amuturisha. Kimenyi bya yarabivuze, akomeza anavuga yuko twajyaga tujyana muri gym, ariko instead of coming with me in the gym, he got to look for DJ Brian. None nje nkibaza, he look for Brian for what? For job? Ntabwo ari umuhanzi wenda ngo barajya kuvanga imiziki. And then ariko Muyango naho akagaruka avuga ati nge n'umugabo wanjye tumeranye neza, niba mudashobora kunyubaha basi nimunyubahire ko ndi umubyeyi. Ibintu nisaga iri gutrendinga cyane, ariko nkanjye nk'ijisho ryanjye ngewe ukuntu mbibona, abantu b'abasitari bakunda kugira utuntu bita udutwiko, bakagira utuntu bita udupranka, bakagira utuntu nk'utwo nyine. On my side ngewe mbona Kimenyi n'umugore we Muyango bameze neza, mbona bameze neza, ahubwo ari kwa kundi murabona. Nizere ko mwabonye ko DJ Brian Muyango yafunguye YouTube, and then hari ukuboro abasitari bafunguye YouTube baba bagomba kuzitegurira, bagakora ikintu gituma bavugwa cyane kugira ngo ya baro yiwe cyangwa se ya social media yiwe ihite zamuka. None se mwe ntabwo mwakibaza muti
ni gute iyi saga yaje igahurana nuko Brian mbanza mukunda? Ni gute ino saga yaje igahurana nuko mu isi Muyango afunguye channel? Ubwo mwe nta kantu mubonamo kuko harimo utuntu tw'udutwiko? Njye nihitiraga banyita Moses. Guys, ibi nyine ni ibintu nanjye ntumva neza, ariko mu kuba update mbamenyeshe ko hari umujene witabye Imana wo muri Liverpool, ariko kwa kudakurikirana ibintu by'imipira cyane ntabwo ndi kumukurura. Rero ikindi kintu nashaka kuvugaho, hari abajene nka bya Kasukuriya w'ikidaki kimeze nk'ikigurube. Kasuku ngiye rwose ndwaza umutwe, uruntu rufite uruda rufite ibintu by'ibijimbiri, hano ruri kwisakesha rwarangiza rukaza ruvuga ibintu bidafite 12 ngo uno mujene tayikuni ngo ari guteranya abantu. Ibintu binini ku mugani koko ntibitekereza, ibintu binini ntibabitekereza. Kasuku koko uratekereza? Ndabaza Kasuku wowe cyaki bwataraye ibice byose birafatanye kikaza kivuga ubusa ngo tayikone ngo ibintu akora ngo no guteranya abantu, karagenda gafata umuhanzi gashaka ukuntu ngo amwereke ifoto ngo y'umuntu bafitanye beef kugira ngo amuvuge kare. Tayikoni n'umwana w'umujene uri talent, duzi ibyo ari gukora, uri kwitantaininga abantu, uri guha abantu topic ku mugani we bakabona ibyo bavuga. Tayikoni ni umuntu ukora ibintu biri professional, ntabwo ari umuntu umeze nka Kasuku kiba gipfa kuvuga ibyo kibonye byose, buri kibaye cyose gikora akantu ngo cya uploading. Never. Mvura jewe ndakuziye wowe Kasuku, ndakuziye, ndaje nkuturisha ibyo wigize wirwa uvuga ubusa aho ngaho, ndaje nkwereke ngo nta muntu ukumenyera. Wabonye ko umuntu wakumpabirije ni bulldog ntabwo ujya umumenyera. Nanjye ndaje nguhabye bro, ndaje nguhabye cyawigira. Never. Ugomba gutuza, we genda gake, wirwa ubwira abandi ngo bagende gake, genda gake. Mu byo ukora genda gake. Naho nukomeza gushaka kurega agatuza katari ibyo binyama byawe, ndabikubita ingumi imwe bro, ingumi imwe ewa. Kandi ntuze kumenyera ushaka kunsubiza nzanaho n'ibintu byo gutukana, kuko bro umujinya mfite nahita nkushwanyaguza kabisa. We genda gake, shyira baro hasi, ugende gake ewa, n'ibintu bigende gake cyane. Guys, rero nimugire ngo hari undi mutima mubi cyangwa nimugire ngo wenda ni ibindi bintu byadanje, ariko ino social media Kasuku ishaka kwizana mu mwanda, ishaka kwizana mu ibintu ntazi. No, ugomba kugenda gake. Kambashimire rero, nari nifatiye akavideo gatonya ngira ngo uramujene mbanze murya kanyunguti, bwo ndavuga Kasuku wa mipango ngo ni Skizo, banze murya kanyunguti gato kugira ngo areke gukomeza gutandukira, bikazatuma mfata ikinyafu irandaye nkayicisha akanyafu. Nagende gake, ibintu ni saramara. I Kigali nawe ahari, hakurya hari simbizi byaho, ariko nagende gake bro. Reka rero mbashimire cyane mwese mwakomeje kubana nanjye muri iyi video. Wowe utarakanda subscribe, you can click subscribe, comment na share na like. Ciao, yari Moses Tech Service.